nuko ngo barakwetura impeta mu matwi bakwetura ibindi mazuru. Bibiri ijambo ry'Imana icyo rishatse kuvuga niki? Gukwetura, kwetura uburyarya wari mu nkurikirana, kwetura ubusambanyi wari mu nkurikirana, kwetura ubugome bwawe, kwetura uburozi, kwetura ubucakura, kwetura buhehesi, kwetura gucunya umugabo, kwetura gucunya umugore, kwetura gucomekanya amagambo, kwetura ishyari, kwetura wowe uri mu nkurikirana. Haleluya. Kuko Beteli ntago umuntu ajyayo akwese, kwa data ntago umuntu agenda akwese, ntago ushaka gukweta ngo uzabona Imana. Mwene data niba ushaka kubona Imana, ntago wabona Imana ukwese, banza ukweture ngo nuko. Haleluya. Haleluya. Bene data muri mu nkurikirana ku mugabane y'isi yose, nongeye kunezerwa nuko nongeye gutumirwa no kugirirwa icyizere kugira ngo nze dusangire ibyo data yampaye, kuko umugaburwa n'ugaburirwa ngo bose baranganya. Ntimujyango ni mwebwe ngaburira nanjye ndigaburira, kandi tugiye kurya neza, kuko ariko birashoboka ko wihangane ko nshobora kuba mpawe imyumbati cyangwa za rucakara, ibyo byo kurya utamenyereye. Bishoboka ko mu cyumweru gishize nahanyuje mpawe za pizza na za hamburger, kuko sigiye mutetse igenda umugabo. Data rero hari ibyo yampaye yateguye umunsi kugira ngo dusangire. Nukuri mwene data uri mu nkurikirana, ugikora subscribe kuri channel isi nziza, nukuri utega amatwi, ufungura umutima kugira ngo wumve ikijambo ry'Imana ririmo kubwira, ririmo rirabwira wowe, ririmo rirabwira jewe, aho waba uri hose ku mugabane y'isi ukurikirane. Nukuri wowe ugifungura iyi channel, nukuri urahabwa umugisha wowe uri mu nkurikirana, aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afurika, waba uri mu Burayi, waba uri muri Amerika y'Epfo cyangwa ya ruguru, waba uri muri Canada, Australia, waba uri muri Aziya, Oceania, Caraïbe, Pacifique, aho hose urafashwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. 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 Bwoko bw'Imana muri mu nkurikirana, nukuri data hari ibintu yampaye bidasanzwe. Wihangane, bishobora kutaza kukuryohera mu matwi, bishobora kutaza kukunezeza, ariko burya naje guhishurirwa lakuta ya ibi ni ibiki se kandi? Yesu Kristo mwene Dawudi. Umwana y'umutera urushinge yarira akababara, ariko yamaze gukira nibwo amenya icyo umuganga yamukoreye, cyangwa niyo yaba ari mukuru. Iyo ahabwa umuti ntaba yumva ko uriya muntu mu muti ari umugome, ariko iyo amaze gukira nibwo amenya uriya muganga icyo yakoze. Jewe rero ndi umuganga w'ijuru. Mwene data utega amatwi, ufungure umutima wawe, ntugire ikintu gitakaza umwanya wawe n'akanya, kuko nje kukubwira ni ijambo ry'ubugingo. Haleluya. Ariko mbere yuko dutangira kugira ngo tubageze ibyo data yaduhaye kugira ngo tubisangire, ndagira ngo mbaze mbibwire, naherukaga hano mu cyumweru gishize. Nanone hari ibyo data yashyize ku bugingo bwanjye, ngira ngo abenshi mwarabikurikiye. Ubu nanone nzanye ibindi. Yesu ahora azana ibishya, ubu ni ibindi. Haleluya. Wowe uri mu nkurikirana utega amatwi. Ariko mbere yuko nkugaburira ibyo data mpaye, ndagira ngo mbanze nivuge niwo muco w'abantu, kugira ngo n'ijambo ry'Imana bavuga ngo ni byiza ko tugenda tuziranye. Wowe uri mu nkurikirana ushaka kuba aribwo bwa mbere umbonye, birashoboka, ni byiza. Amazina yanjye rero nibanze mu magambo. Amazina yanjye nitwaga Evangeliste Gakumba Emmanuel Petero. Abiri nayo babyeyi, irya Petero ni Yesu warinyise, nkunda kubivuga saa 12 arampabwa ngo Petero. Je kwita Petero ntabwo ari ibyo nshakisha, nta nubwo ari ukuvanga abantu bemere ko nitwa Petero, ntabwo ari umuhanuzi waje abwiye ngo Imana ikwise Petero. Ni saa 12 nasanga nkangutse irama ngo Petero. Haleluya. Ayo niyo mazina yanjye. Haleluya. 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 Irindi ntavuze nayo Imana biguhishurire. Haleluya. Haleluya. Bwoko bw'Imana. Ariko mbere yuko mbageza icyo data kize ku bugingo, reka tubanze dushima Imana, twiragize Imana, reka duce bugufi.
mwami Imana mu izina rya Yesu rifite ubutwari n'ubushobozi, turagushimiye nanone kutwemere kugira ngo tuze data kuri YouTube, kuri cyano isi nziza. Iyi si nziza nihabwa umugisha, nuwateguye data iki gikorwa nahabwa umugisha. Uyu mukozi w'Imana nyiri cyano data, umuvugabutumwa Flora, umuha umugisha mwami, kuko benshi barabohoka kubwe mwami, kuko hari ibyo yatanze kugira ngo ubwoko bw'Imana bubohoke. Mwami Imana ishobora byose yateye intambwe imwe kugira ngo data nyine ngabo nawe utere intambwe 99 data kuri cyano no ku buzima bwe data. Ndakwinginze abarimo bakurikirana iyi cyano bagifunguye umurongo data, uwera wa Isiraheli mukunzi wanjye, abari baboshwe n'umwanzi abohorwa aka kanya, unyemerere umwanzi yari yarateye ibiti ku bwoko bwa Imana, si wowe wabiteye ibiti by'umubabaro n'agahinda. Ndakwingiza ngo aka kanya mwungeri mwiza utagira ibihembo, mushumba mwiza utazimiza, ndabirimbuye ibiti ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye gukora kw'Imana aka kanya, mpamagaye imbaraga z'Imana aka kanya, mpamagaye imbaraga zibohora, mpamagaye imbaraga zikiza, mpamagaye imbaraga z'ibitwenge. Mwami Imana ishobora byose, genda mitima yabera, fungura imitima yabera Mana, fungura amatwi ya Mana, Mana nyine ngabo nkuko imvura imanuka igatosa ubutaka, niki ijambo ryawe ritajya rimanukira ubusa. Reka iri jambo ryawe rimanukira abasore mwami, reka iri jambo ryawe rimanukira abakobwa Mana, reka iri jambo ryawe rimanukira abapapa n'abamama n'abasaza n'abakozi bawe mwami. Mwami Imana ishobora byose, utweze twese. Ijambo rya ryarambwe ngo wita umucyanutse abayisi Imana inyabinyoma. Birashoboka ko tuba twarebye tugacumura, twakumva tugacumura, twaganira tugacumura. Mwami Imana aho ubona tudakwiriye Mana utwezesha amaraso amena igorogota inyabihanga Karavari. Kandi nyuma yo kweza ubwoko bwa Imana, nyuma yo kweza n'inzandiko umwanzi yabaregeshaga, uzicagagure mwami, kuko ngo nyuma y'imbabazi nta rubanza. Turagushime, turaguhimbaje, tuguhaye ikaze n'ubundi waruhari, ariko nyemera aka kanya nka ambasaderi uguhagarariye ngo haye ikaze aka kanya. Intebe y'icyo ni yawe mwungeri mwiza, alakuta ya bi enestizo fo wicara uganze ukora imirimo n'ibitangano. Jewe ndi igikoresho neme data kugira ngo unyuzemo ibyawe, jewe ndi mikoro data, reka wirangure ubwira ubwoko bwawe mwami. Turagushimiye, turaguhimbaje nyiriwe, tugushimiye neza yawe Ruhimo, tugushimiye neza yawe mukunzi wanjye, shama ubera hose icyarimwe mwami. Ndagushimiye mwungeri mwiza utazimiza, ndagushimiye mushumba mwiza utajuragira ibihembo. Tuguhaye ikaze makarimu data muri aka kanya, ngwino ubane natwe nyiringabo Mana ishobora byose. Ibyubahiro byacu ntibigaragare Mana, hagaragara icyubahiro cyawe mukunzi wanjye. Amazina yacu ntagaragare data, hagaragara iryawe Uruhimo ryamamare ku isi yose. Turagushimiye, turaguhimbaje mwungeri mwiza, tuguhaye icyubahiro none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Bwoko bw'Imana barimo bankurikirana, abo mu Rwanda, muri Afurika, mu Burayi, Amerika y'Epfo ya ruguru, Canada, Australia, Asia, Oceania, aho hose za Caraïbe, Pacifique. Wowe ugikora subscribe kuri channel isi nziza, n'ukuri nongeye mbisubiremo, ntago nzahwema kubivuga kugeza igihe Kristo azaza gutwara itorero. Nkikubwira ngo izina niryo muntu, ugikora subscribe kuri cyane isi nziza, urajya kumva wumva ubuzima bwawe butatse kuba bwiza. Haleluya. Kuko ntago ari twe, ni Kristo uri muri twe. Kandi amagambo atunyuzamo n'amagambo y'ubugingo mukobwa mwiza, n'amagambo y'ubugingo musore, n'amagambo y'ubugingo mu papa mama, n'amagambo y'ubuzima, ntago amagambo yacu atakara hasi. Oya, n'amagambo y'Imana, n'amagambo y'ubugingo. Tega amatwi uri mu nkurikirana, wumva imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi nahawe ibintu bishobora kuba wenda bitari bukuryohere mu matwi yawe, wihangane. Ntago twigeze duhamagara kugira ngo tunezeze abantu, ahubwo twahamagaye kugira ngo twumve icyo data abatubwira kandi dukora icyo data tubwiye. Ntago tunezeza abantu, ahubwo dukora icyo data ashaka ko dukora. Ntago twiyona, nta nubwo twigenga, tugengwa na data wa twese. Haleluya. Data rero yampaye ijambo rivuga ngo haleluya, gukwetura. Gukwetura ndumva icyari Ikinyarwanda. Wowe waba unkurikirana aho waba uri hose, utumva Ikinyarwanda umubwira ijambo bita gukwetura. Iryo ni ryo mpawe ngarutse kuri cyane kuri murongo. Gukwetura. Haleluya.
gukwetura. Ariko mbere yuko ndivugaho reka tubanze turisome. Mufate Bibiliya zanyu mwebwe muri mu nkurikirana, bwoko bw'Imana, bana b'Imana ishobora byose. Tugiye kureba iryo jambo icyo bishatse kuvuga, icyo ari cyo. Bibiliya, abafite Bibiliya mwese, mu itangiriro Genesis, haleluya, itangiriro 35, n'umurongo guhera ku murongo wa 2. haleluya. Ariko umutwe w'ijambo uravuga ngo Rasheli apfa amaze kubyara Benjamin. Noneho umurongo wa 2 avuze ngo maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abari kumwe nawe bose ati, mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizurure, mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye Beteli, nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye, kandi yagendanye nanjye mu nzira zanjye zose. 4, ngo baha Yakobo imana z'abanyamahanga bari bafite n'impeta zari mu matwi. Yakobo abihisha munsi y'igiti cy'umwelayo hafi y'Ishekemu. Baragenda, Imana iteza ubwoba imidugudu ibagose, ntibakurikira Yakobo. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko kugira ngo twihute, reka dusome no mu Kuva. Abankurikirana dusome no mu Kuva. Dusome mu Kuva, wenda dutangiye umurongo wa mbere tugeze kuwa 6, kugira ngo twumve icyo Imana ivuze. Ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Ngo icyo gihe Mose yararagiye imikumbi ya Yetiro sebukwe umutambyi Mediyani, aturikiriza imikumbi nyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwaga Herebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro hagati y'igihuru cy'amahwa. Arareba abona igihuru cyakamo umuriro kidakongoka. Mose ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kureba Imana, iramuhamagara iri mu gihuru, muri icyo gihuru iti, Mose aritaba akaramya. Iramubwira iti, kwetura hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinya kureba Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu Itangiriro 3:5 umurongo wa 2, ngo nuko Uwiteka Yakobo abwira ubwoko bwe abinzuye n'abari kumwe, yaravuye kwa sebukwe, arababwira ngo nimukweture imana z'abanyamahanga. Haleluya. Kuko mu gakiza bari bagiye i Beteli.
Beteli, kandi Beteli bisobanura agakiza. Ntago wajya Beteli ugikwese, nicyo bisobanura mu mwuka. Ntago wajya mu rugero rw'agakiza ukwese. Aravuga ngo ni mukweture imana z'abanyamahanga, mukweture ibyo mufite ku matwi, mukweture n'iyo myambaro. Aravuga ngo mukweture abwira n'abanyamahanga bari kumwe nawe, abwira n'abo mu rugo rwe, aravuga ngo ni mukweture. Haleluya. Nuko ngo barakwetura impeta mu matwi, bakwetura ibindi mazuru. Bibiliya ijambo ry'Imana icyo rishatse kuvuga ni iki? Gukwetura, kwetura uburyarya wari mu nkurikirane, kwetura ubusambanyi wari mu nkurikirane, kwetura ubugome bwawe, kwetura uburozi, kwetura ubucakura, kwetura ubuhehesi, kwetura guca inyuma umugabo, kwetura guca inyuma umugore, kwetura gucomekanya amagambo, kwetura ishyari, kwetura wowe uri mu nkurikirane. Haleluya. Kuko Beteli ntago umuntu ajyayo akwese. Kwa data ntago umuntu agenda akwese. Ntago ushaka gukweta ngo uzabona Imana. Mwene data niba ushaka kubona Imana, ntago wabona Imana ukwese. Banza ukweture. Ngo nuko ngo bamaze gukwetura, ngo barabimuha lakuta yabine enestizo for. Ngo bamaze gukwetura, ngo bamaze kumuha ibyo byaha, ngo bamaze kwiyambura ubwo bucakura n'ubwo buryarya, bamaze gukwetura izo nsangano. Dore abarokore batewe n'insangano, abarokore batewe n'uburyarya. Reka mwene data, ntago Yesu azakuryohera mu gihe uzaba ugikwese. Haleluya. Niba uzaba ugikwese insangano uburyarya, waranya ngo tutusayimene yasigori. Haleluya. Haleluya. Abantu bihaye gutera za Haleluya, bazitera mu buryarya, bazitera mu bucakura, bazitera mu busambanyi, bazitera mu ishari. Mwene data ndakubwira, kwetura wowe uri mu nkurikirane, kwetura ubucakura, kwetura uburyarya, kwetura ubucakura, kwetura ishari, kwetura. Haleluya. Haleluya. Ngo nuko bamaze kubikwetura, ngo barabimuha, ngo nawe abigisha mu giti cy'umwelayo. Igiti ni Kristo. Niwe reka nkubwire, kwetura byose uhe Kristo, kwetura Kristo. Icyamuzanye ni ukugira ngo abohora ababoshe mu izina rya Yesu Kristo. Wari uboshe n'ibyaha, ibyaha byawe bikuboshe, kwetura uhe Kristo kugira ngo ubone amahoro. Haleluya. Haleluya. Ngo bamaze kubikwetura babiha Yakobo nanga abishyira munsi y'igiti, nawe abiha Kristo. Maze nyir'ingabo ngo bakimare kubiha Yakobo, ngo amare kubishyira munsi y'igiti, icyakurikiye mwumve, ngo imidugudu yari bagose yose ngigira ubwoba, ngo Uwiteka bateze ubwoba. Impamvu ubona ibyo ngibyo bikwataka, wanze gukwetura, ubona impamvu utishima, umudugudu witwa hindu kwataka, wanze gukwetura, urashaka ko Yesu akuryohera, urashaka ko Yesu yirukana ibyo byose. Banza ukweture kugira ngo data agire ibyo ateza ubwoba ibyo byose. Haleluya. Haleluya. Kweture. Ngo nukarabwira ngo tugiye gutamba i Beteli, kandi ntago twagenda mu gikwese. Mwene data mu rugendo rw'agakiza, ntago wagenda ugikwese. Ndakurahiye Yesu ntago azigera kuryohera mu gihe wanze gukwetura ubwo buryarya, mu gihe wanze gukwetura ubwo bucakura. Abarokore bafite inzangano, bafite ishari, bafite uburyarya, bafite ubucakura, bafite ibyo byose, barangiza bakitesha Haleluya z'umuramba. Ariko mwene data, kugira ngo data agire ibyo ateza ubwoba, banza ukweture kugira ngo data ateze ubwoba, ubwo bugumba bukugose, ubwo bushomeri bukugose, ubwo busete bukugose. Hari ibyo wanze gukwetura. Haleluya. Haleluya bwoko bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Nakomeje kumva hari umuntu wari mu nkurikirana, nkomeze kumva umwana w'umuhungu, we wari umufite ikibazo cy'umwana w'umuhungu, nkomeze kumva umubyeyi wari ufite icyifuzo, cy'umwana w'umuhungu, uri murankurikirana, wakoze subscribe kuri iyi channel, n'ukuri wari ufite umubabaro. Ariko ndakwinginze, ukimara gukwetura abantu bihaye ubucakura, uburyarya,
abagabo baranyura inyuma abagore baranyura ntago banyurwa, abantu batewe n'umwuka wo kutanyurwa. Ninde uruta uwo mugore wawe? Umugore wawe kare gitangaza, kasa na marayika, ahubwo kari ubwo buhesi wakwishe, kari uko kutanyurwa kwakwishe. Haleluya, 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 haleluya. Hari abantu giye hari inyigisho ntajya nemera ngo ntazibana zidakubanyamo amahembe. Iyo ni imigani y'abapagani, iyo ni imigani y'abadayimoni. Urugo rwiza ni ijuru ritoya, Imana niko yivugiye. Ibyo bindi mubikuraho ngo ntazibana zidakomeye. Iyo ni amarangamutima yanyu, ni amarangamutima yanyu. Lakuta ya BNSTizo for Jesus. Haleluya. Mwihaye ubusambanyi, umugore arasambana, umugabo arasambana. Ngewe narizi ko wenda basambana ari nk'abasore n'abakobwa, none n'abagore bafite abagabo barasambana, abagabo bafite abagore barasambana. Mw'abantu uwo mwuka wo kutanyurwa mukura hehe? Mwanyuzwe n'ibyo Imana yabahaye, wanyuzwe n'umugore wawe, wanyuzwe n'umugabo wawe. Ibyo ni ibiki mwamwikora? Kuwiteka agiye kubateza ubwoba, kuwiteka agiye kubateza ubwoba, kagiye kureka imidugudu ikugose ikakumira bunguri. Iyo midugudu ni iki? Ni Satani. Uwiteka Yakobo abwira ubwoko bwe abinsuye n'abari kumwe, yaravuye kwa sebukwe, arababwira ngo nimukweture imana z'abanyamahanga. Haleluya. Kuko mu gakiza bari bagiye i Beteli, kandi Beteli bisobanura agakiza. Ntago wajya i Beteli ugikwese, nicyo bisobanura mu mwuka. Ntago wajya mu rugero rw'agakiza ukwese. Aravuga ngo nimukweture imana z'abanyamahanga, mukweture ibyo mufite ku matwi, mukweture n'iyo myambaro. Aravuga ngo mukweture abwira n'abanyamahanga bari kumwe nawe, abwira n'abo mu rugo rwe, aravuga ngo nimukweture. Haleluya. Nuko ngo barakwetura impeta mu matwi, bakwetura ibindi mazuru. Bibiliya ijambo ry'Imana icyo rishatse kuvuga niki? Gukwetura, kwetura uburyarya wari munkurikirana, kwetura ubusambanyi wari munkurikirana, kwetura ubugome bwawe, kwetura uburozi, kwetura ubucakura, kwetura ubuhehesi, kwetura guca inyuma umugabo, kwetura guca inyuma umugore, kwetura gucomekanya amagambo, kwetura ishyari, kwetura wowe uri munkurikirana. Haleluya. Kuko i Beteli ntago umuntu ajyayo akwese. Kwa data ntago umuntu agenda akwese. Ntago ushaka gukweta ngo uzabona Imana. Mwene data niba ushaka kubona Imana, ntago wabona Imana ukwese. Banza ukweture. Ngo nuko ngo bamaze gukwetura, ngo barabimuha Lakuta ya BNSTizo for. Ngo bamaze gukwetura, ngo bamaze kumuha ibyo byaha, ngo bamaze kwiyambura ubwo bucakura n'ubwo buryarya, bamaze gukwetura izo nsangano. Dore abarokore batewe n'insangano, abarokore batewe n'uburyarya. Reka mwene data, ntago Yesu azakuryohera mu gihe uzaba ugikwese. Haleluya. Niba uzaba ugikwese insangano uburyarya, waranya ngo tutusayimenias glory. Haleluya, haleluya. Abantu bihaye gutera za Haleluya, bazitera mu buryarya, bazitera mu bucakura, bazitera mu busambanyi, bazitera mu ishyari. Mwene data ndakubwira, kwetura wowe uri munkurikirana, kwetura ubucakura, kwetura uburyarya, kwetura ubucakura, kwetura ishyari, kwetura. Haleluya, haleluya. Ngo nuko amaze kubikwetura, ngo barabimuha, ngo nawe abigisha mu giti cy'umwelayo. Igiti ni Kristo. Niwe reka nkubwire, kwetura byose we Kristo, kwetura Kristo. Icyamuzanye ni ukugira ngo abohora ababoshe mu izina rya Yesu Kristo. Wari uboshe n'ibyaha, ibyaha byawe bikuboshe, kwetura ubuhe Kristo kugira ngo ubone amahoro. Haleluya, haleluya. Ngo bamaze kubikwetura babiha Yakobo nanga bisha munsi y'igiti, nawe abiha Kristo. Maze nyiri ingabo ngo bakimare kubiha
Yakobo ngo amare kubishyira munsi y'igiti icyakurikiye mwumve ngo imidugudu yari bagose yose ngigira ubwoba ngo Uwiteka bateze ubwoba impamvu ubona ibyo ngibyo bikwataka wanze gukwetura ubona impamvu utishima umudugudu witwa agahinda ukwataka wanze gukwetura urashaka ko Yesu akuryohera urashaka ko Yesu yirukana ibyo byose banza ukweture kugira ngo data agire ibyo ateza ubwoba ibyo byose. Haleluya kweture ngo nukarabwira ngo tugiye gutamba i Beteli kandi ntago twagenda mu gikwese bene data mu rugendo rw'agakiza ntago wagenda ugikwese ndakurahiye Yesu ntago azijya kuryohera mu gihe wanze gukwetura ubwo buryarya mu gihe wanze gukwetura ubwo bucakura. Abarokore bafite inzangano bafite ishari bafite uburyarya bafite ubucakura bafite ibyo byose barangiza bakitesha hariya z'umuramba ariko mwene data kugira ngo data agire ibyo ateza ubwoba banza ukweture kugira ngo data ateze ubwoba ubwo bugumba bukugose ubwo bushomeri bukugose ubwo busete bukugose hari ibyo wanze gukwetura. Haleluya bwoko bw'Imana. Haleluya nakomeje kumva hari umuntu wari munkurikirana nkomeze kumva umwana w'umuhungu we wari umufite ikibazo cy'umwana w'umuhungu nkomeze kumva umubyeyi wari ufite icyifuzo cy'umwana w'umuhungu uri murankurikirana wakoze subscribe kuri iyi channel n'ukuri wari ufite umubabaro ariko ndakwinginze ukimara gukwetura abantu bihaye ubucakura uburyarya abagabo baranyura inyuma abagore baranyura ntago banyurwa abantu batewe n'umwuka wo kutanyurwa n'induruto umugore wawe kare gitangaza kasa na marayika ahubwo kari ubwo buhesi wakwishe kari uko kutanyurwa kwakwishe. Haleluya hari abantu giye hari inyigisho ntajya nemera ngo ntazibana zidakobanyama amahembe iyo ni imigani y'abapagani iyo ni imigani y'abadayimoni urugo rwiza n'ijuru ritoya Imana niko yivugiye ibyo bindi mubikuraho ngo ntazibana zidakomeye iyo ni amarangamutima yanyu lakuta ya BNSTizo for Jesus. Haleluya mwihaye ubusambanyi umugore arasambana umugabo arasambana jewe narizi ko wenda basambana ari nk'abasore n'abakobwa none n'abagore bafite abagabo barasambana abagabo bafite abagore barasambana mwabantu uwo mwuka wo kutanyurwa mukura he mwanyuzwe n'iby'Imana yabahaye wanyuzwe n'umugore wawe wanyuzwe n'umugabo wawe ibyo ni ibiki mwamwikora ko Uwiteka agiye kubateza ubwoba kagiye kureka imidugudu ikugose ikakumira bunguri. Iyo midugudu ni iki? Ni Satani abantu bahaye icyicaro Satani nuko Mose aturikiza mu butayu ntago ndivuge murabizi cyane ntago ndivuge mu byanditswe cyane ngo ariko ngagitambikizwa ngo igihuru kirashya batereka ndebirishyana ngagitambike yaragikwese ubwicanyi yari yarishe umuntu muri Egiputa yari yarariye intonorano zo kwa Farawo Imana ngo banze ukweture ntabwo Imana yagutuma wa mukozi w'Imana ugikwese gira ibyo ubanza gukwetura muri wowe ngo ukimare gukwetura Imana yagutuma kandi nta munyabyaha uzabona Imana. Niyo mpamvu Mose yipfutse mu maso kuko yari umunyabyaha kuko yari yarishe umunyegiputa nubwo bamwe batari babizi ariko hari icyaha cyamushinjaga kuko yari yarishe umunyegiputa. Kwetura mwene data kwetura kugira ngo Imana ikugire neza kwetura kugira ngo Imana igutume kwetura kugira ngo uryoherwe n'Imana ntabwo Yesu yakuryohera ugikwese insangano ugikwese uburyarya ishyari ubucakura. Haleluya bwoko bw'Imana wori mu nkurikirana uri kimara gukwetura nukuri data yambwiye ngo hari ibyo agiye guteza ubwoba hari ibyo data agiye guteza ngo nuko imidugudu yari bagose ngo itareka kugira ubwoba ngo Uwiteka bateze ubwoba data hari ibyo agiye guteza ubwoba data hari ibyo ateye guhindura umushitsi imbere yawe data hari ibyo ateye guhindura umushitsi imbere yawe kandi ugiye kuguhunga kandi ugiye kubishaka ubibure.
haleluya. Nukuri bwoko bw'Imana mwe muri munkurikirana ukimara gukwetura, nukuri data agiye kukuremera ishimwe kuko numvishije umwana w'umuhungu. Wewe wari mushaka kuba atari mwese, ariko uri munkurikirana wari ufite ikibazo cy'umwana w'umuhungu, ndakurahiye Uwiteka Imana Nyiringabo yumvishe gusenga no kwinginga kwawe, Uwiteka kuremera amashimwe. Niko Uwiteka avugaye nanjye, haleluya. Imana isehe baho umugisha. Nukuri iminota nahawe ndabona igeze, amasaha n'umwanzi w'ibihe byose, haleluya. Nukuri niwakwetura Yesu arakuryohera, niwakwetura birataka kukuryohera, niwakwetura hari ibyo data agiye gutangira guteza ubwoba, ubwo burwayi bataya kubura, uwo mubabaro niwakwetura muri wowe uratarika kubona amahoro mu rugo rwawe, niwakwetura urataka kubona amahoro mu mutima. Ndakurahiye Imana nkorera, haleluya, haleluya. Ndashoje, ariko n'igishoje Yesu aracyakomeza kugeza iteka ryose, ariko sinasoza ntashimye Imana. Ariko mbere yuko nshimye Imana ko yanshoboresha kugira ngo iri jambo nditambutse, mba naturutse ku ntago yabyoroshye kugira ngo kandi shima n'Imana iba yangire n'ikize n'umukozi w'Imana kongera kantumira. Ntago ari bisanzwe, ntago nzigera amenyera Imana kuko hari abakozi b'Imana benshi, ariko kwa yamisemo umukozi w'Imana muziga Flora, umukozi w'Imana mwiza udasanzwe uriho ubuntu bw'Imana. Imana igihe umugisha uko bukeye uko bwije, umugisha mu rubyaro mu byakora, imwagure nkuko yaguye Abesi, imutungishe nkuko yatungishe Isaka, imwekurama nkuko yabihaye Abraham, ndetse n'ubyaro rwe. Bazi telefone yanjye nkeneye wampamagara nkagusengera 0788 28 0481 0788 0481. Ndashoje, reka dushime Imana. Twagushimiye Mwami Yesu, uri wo kwizerwa no kwiringirwa. Alakuta ya business of Jose. Ndagushimiye ko ubwoko bwawe bukwetuye, bakimara gukwetura abakobwa n'abasore n'abapapa. Alakuta ya bin, hari ibyo data teje data ubwoba. Ndabona wowe wari ufite ikibazo cy'umutsi mwitako. Alakuta ya business of Uwiteka Imana Nyiringabo aragukijije, uri mu nkurikirana. Ndabona wari ufite uyu mutsi uzugatera mwiyasha, ndabona data agukijije uyu mutsi. Wari ufite data iki cyago, wari ufite iki kibembe, wari ukibaragiye, ariko data aragukije, uri mu nkurikirana. Nyumva ndagushimiye Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Ndagushimiye data wa twese kubohoye ubwoko bwawe ukabagiriye neza. Mwami Imana, hari ibyo uteje ubwoba kuko ubwoko bwawe bwakwetuye Mwami, ngo bukimare gukwetura, ngo bukimare gukwetuza imana z'abanyamahanga Mwami. Ndagushimiye Mwami Nyiribihe Mana, imidugudu yari ibagose Mwami. Ndagushime kwiteje ubwoba. Urakoze byiringiro byanjye, urakoze byiringiro byanjye, urakoze mukunzi wanjye, urakoze Elshadai Imana y'amahoro, urakoze Jehova Rafa, urakoze kuri Imana ikiza, urakoze kibenda Jehova Nisi, ibenda ry'ubutsinzi rizamuwe Mwami Imana ishobora byose. Urakoze Jehova Shama, kubera hose icyarimwe Mana. Urakoze byiringiro byanjye, kubera hose icyarimwe Mana, kubohoye ubwoko bwa kandi ukabagiriye neza. Gira neza abakobwa n'abasore, mama na papa, abasaza n'abakecuru n'abana. Ndagushimiye Mwami Imana ishobora byose, Mana nziza, Mana ikomeye. Abantu bankurikiranaga Mana kuri uyu murongo data, n'abazakora subscribe bagakurikirana icyane data, uzabiyereke nk'Imana data, ubagire neza. Narinzi kunyumva kumanywa na nijoro data, ariko ibingibi ubikore kwiyubahisha. Ingumbu zihuru byaro, abarwayi bakize, aboshye babohore Mwami. Abatari bafite amahoro mutima ubaha amahoro Mana, abatari bafite ibyiringiro ubaha ibyiringiro data. Turagushime, turaguhimbaje Mwami, tuzahora duca bugufi kandi kugira ngo ushyirwe hejuru, kugira ngo wamamare iteka ryose. Urakoze byiringiro byanjye, urakoze mushumba mwiza utaragira ibihembo, urakoze mwungeri mwiza utajya uzimiza, icyubahiro kibi cyawe none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Mwakira ijambo ry'Imana mwe mwahurikirana ku migane y'isi. Imana Nyiribihe mugenga wa byose, umucamanza w'abasinze n'abazima, ibahezagire kandi irushaho kubatwenza mu izina rya Yesu. Tuzasubira nakongera kugirwa icyizere, Imana ikangira icyizere. Umukozi w'Imana yatoranyije kugira ngo ashyireho iyi cyano, bisaba ubushobozi bwinshi, ariko Imana izamushoboresha kandi irushaho no kumwagura kandi muhe umugisha. Musabe umugisha mu rugo rwe, musabe umugisha mu bana, musabe umugisha ku mutware we, musabe umugisha ku byo akora mu izina rya Yesu. Nkorera ku manywa na nijoro, izina rye rikure hasi kandi rizamure mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera. Ndabona wewe wari mu nkurikirana, wari ufite umutsi wo mwitako wari ukuzengereje, wewe wari mu nkurikirana, Data aragukije arakubohoye. Mwakire ijambo ry'Imana. Shalom, 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 shalom.